nongeye nanone kubaha ikaze mwese abadukurikiye mu mpande zitandukanye kuri uyu muyoboro wa YouTube channel Dusenge Ubudasiba. Nongeye rero kubifuriza umugisha n'amahoro bituruka ku Mwami Imana yacu. Ni wa mwanya mwiza twinjiyemo ubusobanuro bw'inzozi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kongera kurebera hamwe ubusobanuro bw'inzozi bwo kurota urimo gusinya. Twagiye tubibona kenshi, inzozi ni mu bumwe buryo Imana ikoresha iganira n'abantu, ibereka ibiri mu mitima yabo, ibibategereje cyangwa se ibabera amasomo yo guhindura inzira barimo. Bibiliya iratwereka kenshi ko Imana yagiye ivugana n'abantu bayo binyuze mu nzozi, kandi mu bantu bayo batandukanye Imana yagiye ikoresha. Ariko kandi nanone ntabwo ari inzozi zose ziba zivuye ku Mana. Twagiye tubona ko hari inzozi zituruka mu bitekerezo byacu, ibyifuzo by'umubiri se, cyangwa se no mu ntambara z'umwuka. Rero uyu munsi turimo tureba izi nzozi kurota urimo gusinya, ntabwo twakwemeza cyangwa tuvuge ko ari inzozi zisanzwe, ariko mu buryo bwo mu mwuka nanone zifite ibisobanuro byimbitse cyane. Gusinya ubusanzwe ni igikorwa gifite agaciro kadasanzwe, ko kigaragaza kwemeza, zikagaragaza nanone kwiyemeza, bikagaragaza kugirana isezerano, bikaba nanone byaba kwemera inshingano cyangwa se gufata icyemezo gikomeye. Mu mwuka rero nanone gusinya mu nzozi ntabwo ari ibintu dukwiye gufata nk'ibintu biri aho byoroshye. Reka muri uyu mwanya dusobanure kandi turebe kuri izi nzozi mu buryo bwo mu mwuka, turebe no mu cyo Bibiliya ibivugaho, kugira ngo bidufashe kumenya icyo wakora umaze kurota izi nzozi urimo usinya. Reka mbere yuko twinjira mu buryo bwo mu mwuka, reka turebe gusinya ubusobanuro bwabyo mu buryo busanzwe. Gusinya mu buryo busanzwe ni ikimenyetso cyo kwemeza icyemezo runaka. Gusinya nanone bihagarariye kwemeza amasezerano cyangwa se kwemera amasezerano. Gusinya nanone ni ukwiyemeza inshingano. Gusinya nanone bishobora gushyira umukono ku byemezo bigira ingaruka ku buzima bwawe. Gusinya ni ukwemera amategeko cyangwa se amabwiriza. Bivuze yuko iyo usinye uba wemeye ko ibyiye gusinyira bifite ububasha ku buzima bwawe. Niyo mpamvu mu mwuka nabwo gusinya bifite ibisobanuro bikomeye cyane. Iyo urimo gusinya mu nzozi, ndavuga iyo urota urimo ukora sinyatire, urimo usinya, biba bivuze ko hari isezerano ririmo gukorwa mu buzima bwawe. Biba bivuze ko hari icyemezo cy'umwuka uri gufata. Biba bivuze ko hari inzira nshya uri kwinjiramo, kandi nanone bikaba bivuze ko uri kwemera ububasha runaka kugira ngo bugukorere. Uri gukorana nanone kugirana isezerano
meza se cyangwa mabi, ushobora kuba urimo ukora amasezerano meza cyangwa mabi, ariko icy'ingenzi nanone hano twavuga n'ubwoko bw'icyo wasinyiye. Nanone uburyo wiyumvaga nubwo wagiranye isezerano kandi ukagira n'uwo mwarigiranye, nabyo bigira uruhare runini mu gusobanura neza izi nzozi. Reka turebe wenda kuba urimo urota usinya ariko wishimye. Iyo urimo gusinya ahangaha kandi wishimye, ukumva muri wowe ufite amahoro, cyangwa se ukumva uri mu byishimo mu buryo busanzwe, aha bishobora gusobanura ko ari isezerano ryiza riturutse ku Mana. Rero bishobora kuba ikimenyetso cy'uko Imana igiye kukwinjiza mu gihe gishya cy'imigisha. Ishobora kuba Imana igiye kukwinjiza se mu gihe cy'umurimo mushya, akazi gashya, umugisha wishimwe, cyangwa se umugisha muri rusange, w'umugisha mu buzima bwawe, isezerano ry'umugisha mu buzima bwawe. Bibiliya hari ikivuga hano muri Yesaya 55 umurongo wa 8, haravuga ngo rega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye. Reka nanone turebe kwemeza umuhamagaro wawe, gusinya. Iyo urimo usinya mu nzozi, biba byigaragaza ko urimo kwemeza umuhamagaro wawe. Mu busanzwe hari abantu Imana iba yarahamagaye ariko bagatinya kwemera. Rero iyo urose wishimye urimo usinya, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko uri kwemera umuhamagaro wawe w'umwuka. Urugero nko gukorera Imana, se kwinjira mu murimo w'Imana runaka, cyangwa se gufata inshingano nshya mu murimo w'Imana, cyangwa se mu buzima busanzwe. Nanone gusinya bishobora gusobanura gutera intambwe nshya mu buzima. Muri izi nzozi zishobora gusobanura nanone impinduka nziza. Urugero nko gukora ubukwe, iyo urimo usinya nyine akaba ari ibisobanuro yuko hari ubukwe, niba uri umusiribateri wenda, hari umurimo mushya se ugiye kwinjiramo, hari umushinga mushya, hari ubucuruzi, cyangwa se ibyemezo byagutse mu buzima bwawe. Ibi byose bigaragaza intambwe nshya iyo usinya, intambwe yo kubaka urugo, intambwe y'umurimo mushya, intambwe y'umushinga mushya, intambwe y'ubucuruzi bushya, gutyo ibyo nk'ibyo. Rero nanone hari ukurota usinya ubabaye, cyangwa se ukaba ubihatirijwe n'undi muntu kubikora. Rero muri iki gihe iyo urota ubabaye, usinya ubabaye, cyangwa se ukabona ufite ubwoba, cyangwa se ukabona ubihatirijwe n'undi muntu, nabyo bifite ubusobanuro bwabyo. Mu buryo bw'umwuka biba bivuze ko isezerano ari ribi, cyangwa se amasezerano ari amasezerano yo mu mwuka, ariko bishobora kwerekana amasezerano mabi, yaba ari nk'imivumo, cyangwa se ari amasezerano ariko afite ingaruka z'icyaha, cyangwa se bikerekana yuko hari ibintu wemeye utabizi mu buzima busanzwe, ariko bikazagira ingaruka mu mwuka. Nanone kurota ukora cyangwa usinya bishobora kugaragaza kugwa mu mutego.
hari igihe inzozi nk'izi zishobora kuba umuburo wo kukwibutsa ko hari icyemezo uri hafi gufata, ariko icyo cyemezo kitazagira akamaro ubuzima bwawe. Nanone reka turebe kurota, ariko nanone hakabaho guhatirizwa n'imbaraga zitari izawe. Icyo gihe rero bishobora gusobanura ko hari igitutu cy'abantu cyangwa se imbaraga z'umwijima ziri kugushora mu nzira wowe udashaka. Nanone reka turebe kurota usinya impapuro utazi ibyo ziriho, ukabona ni impapuro urimo urasinya, ariko muri izo mpapuro ntuzi ibyo usinyiye, ntuzi ibiriho, nta magambo cyangwa se ntiwasomye, ni ibintu biri aho. Rero izi nzozi nazo ni inzozi ziteye impungenge cyane mu buryo bw'umwuka, kuko izi nzozi zishobora gusobanura kubaho utamenya icyo wemeye mu buzima bwawe, n'iki wemeye. Nanone zishobora gusobanura kwitwara mu buzima utitaye ku ngaruka. Zishobora nanone kwemera ibintu mu mwuka ariko utabisobanukiwe. Bishobora nanone gushyiraho kwemera, gusobanura ko gushyiraho umukono ku byemezo bishobora kugushora mu bibazo. Bishobora ahangaha nanone kuba bifite ibisobanuro by'uko ufite ubumenyi buke mu by'umwuka. Nanone kudasesengura mbere yo gufata ibyemezo. Bishobora nanone gusobanura ko uri gukurikira abantu cyangwa inyigisho utabanje kuzipima. Rero hari icyo ijambo ry'Imana hano ribivugaho mu gitabo cya Hoseya ibice 6 n'umurongo wa 6, turavuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Hari nanone kurota usinya isezerano ry'ubukwe. Izi nzozi zo zijyanye n'ubukwe zishobora gusobanura kwiyemeza isezerano rikomeye. Bishobora gusobanura nanone guhuza ubuzima bwawe n'ubw'undi muntu. Zishobora gusobanura guhuzwa n'umwuka runaka. Mu mwuka runaka ushobora kuba umwuka utari mwiza, kwa kundi abantu bagira amasezerano yo mu mwuka, ukaba ufite umugore w'ijoro, umugabo w'ijoro, ni isezerano ry'umwuka riba rikozwe. Bishobora gusobanura ibintu bibi. Urugero, umubabaro ari uburyo Imana ibimo ikuburira, ikubwira ku mubano urimo winjiramo. Nanone hari ikimenyetso cy'uko ari ihuriro rishya rigiye kubaho. Rimwe na rimwe bishobora nanone gusobanura amasezerano mu mwuka atari meza, cyane cyane iyo urota utishimye. Nibyo navugaga, za nzozi, kugira abagore b'ijoro, abagabo b'ijoro. Rero ibi gusaba gusenga cyane, gusesengura izi nzozi, ukagira umwanya wo gusenga. Nanone hari ukurota usinya amasezerano y'akazi cyangwa se y'ubucuruzi. Izi nzozi nazo navuga yuko zifite ubusobanuro bwerekana amahirwe mashya. Urota usinya amasezerano y'akazi cyangwa y'ubucuruzi. Zifite nanone ubusobanuro bw'uko hari ugutera intambwe mu iterambere. Ariko nanone izi nzozi zishobora kuba umuburo ku masezerano atari meza mu mwuka. Ahangaha Imana ishobora kubikwereka ko hari icyemezo kigomba gufatwa n'ubwitonzi, atari ibintu byo guhukira, cyangwa se ikakwereka ko
uri kwinjira mu cyiciro gishya cy'ubuzima. Rero nanone hakaba kurota undi muntu agusinyira. Iyo urimo urota ukabona undi muntu arimo arasinya mu mwanya wawe, ibi nabyo bishobora gusobanura ko hari umuntu urimo gufata icyemezo mu mwanya wawe. Aha nanone ubonye umuntu arimo gusinyira agasinya mu mwanya wawe, bishobora kugaragaza ubuhemu cyangwa se guhuguzwa. Bishobora nanone kugaragaza gutakaza uburenganzira bwo mu mwuka. Nanone mu buryo bwo mu mwuka, iyo hari umuntu urimo kugusinyira, bishobora kwerekana yuko hari ukureka cyangwa se hari abantu bakuyobora aho utazi. Nanone bikaba byakwerekana kutagira ijambo ku buzima bwawe bw'umwuka. Reka nanone turebe kurota urimo usinyisha amaraso. Inzozi bigaragara kandi zumvikana ko ari inzozi zikomeye cyane. Gusinyisha amaraso bishobora gusobanura amasezerano akomeye cyane yo mu mwuka, ariko nanone bishobora gusobanura kuba mu mivumo, isezerano ryo mu muryango se rya karande, cyangwa se igihango kibi. Rero ariko mu rundi ruhande, izi nzozi zo gusinya, ubona usinyisha amaraso, bishobora gusobanura isezerano ry'ubugingo binyuze mu maraso ya Yesu Kristo, bitewe n'uko izo nzozi zimeze n'amarangamutima wagize mu gihe warimo urota izi nzozi. Rero izi nzozi ni inzozi zisaba amasengesho akomeye n'ubushishozi bwo mu mwuka. Iyo nanone urimo urota izi nzozi, wakwibaza ngo ni iki nakora? Wakora iki? Kurota urimo gusinya ni iki wakora? Icya mbere, nk'uko nkunze kubivuga, banza ugire umwanya wo gusenga. Usaba Imana ubusobanuro, usobanure neza icyo ishaka kukumenyesha binyuze muri izi nzozi. Ikindi ugomba gukora ni ukwisuzuma wowe ubwawe. Reba neza niba hari icyemezo uri gufata cyangwa se hari icyemezo wenda gufata mu buzima bwawe. Niba wumva muri wowe udafite umutekano cyangwa utishimye, gira umwanya wo kwihana, usenye amasezerano atari meza, amasezerano y'umwanzi, uyakure ku buzima bwawe, wiyambaze, uhamagara amaraso ya Yesu Kristo. Uko ijambo ry'Imana muri Yohana 8:36 ravuga ngo, nuko umwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Rero ni ugusenga amasengesho yo kwibohora, yo kwitandukanya, yo gukuraho isezerano ritari ryiza mu gihe wumva muri wowe udafite umutekano. Niba ari isezerano ryiza, usaba Imana kugira ngo irihamishe imbaraga zayo. Rero icyo wakora kindi ni ukuganira n'abantu bakuze mu buryo bw'umwuka kugira ngo bakugire inama. Rero inshuti muvandimwe, nagira ngo nkubwire ko kurota urimo gusinya ntabwo ari inzozi zisanzwe. Mu buryo bw'umwuka ni ikimenyetso cy'amasezerano, ni ikimenyetso cy'ibyemezo, ni ikimenyetso cy'inzira z'ubuzima. Ariko ibyo byose akaba ari inzira zishobora kuba ari umuburo cyangwa se ishurirwa cyangwa se isezerano ry'Imana. Rero ntuzigere ufata izi nzozi nk'ibintu biri aho byoroshye.
izi nzozi zisaba amasengesho, zigasaba ubwitonzi kandi zigasaba ubwenge. Rero icy'ingenzi kurota cyangwa se kuba ufite inzozi nk'izi ngizi ni ukwemera Mwuka Wera akakuyobora. Uko Mwuka Wera niwe ushobora kuguha ubusobanuro nyabwo kandi bw'ukuri muri izi nzozi. Rero ndimo nsoza, nagira ngo dusozanye n'iki cyanditswe dusanga muri Zaburi ya 32 n'umurongo wa 8, aravuga ngo nzakwigisha nkwereka inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Amen. Mukomeze rero guhabwa umugisha, Umwami Imana akomeze kubishimira. Shalom.